hari impundu zo gushima Imana, hari impundu zo mu mutima, ubundi hari impundu z'umuco, ariko turi mu mpundu zo kuvugiriza Uwiteka Imana. Haleluya! Vugiriza impundu Uwiteka Imana mu mutima wawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Haleluya! Vugiriza Uwiteka Imana impundu. Impundu nizivuge mu mutima wawe. Impundu nizivuge. Impundu nizivuge. Haleluya! Zivugiriza Uwiteka Imana, zivugiriza Uwiteka impundu. Mukorere Uwiteka kandi munezerewe. Muze mu maso ye mushima Imana. Muze mu bikari bye muririmbira Imana, kuko ari we waturemye. Turi intama zo mu cyanya cye. Haleluya! Turi ubwoko bw'Imana. Turabe Imana. Haleluya! Muze mushima Imana. Hari ibintu byinshi byo byatumushima Imana. Ni byinshi cyane. Ni byinshi cyane. Hari indirimbo ngo bari yo migisha yose wagabiwe. Haleluya! Mubari migisha mwagabiwe. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mbifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku mwami Imana. Uwiteka Nyiringabo akwiriye guhimbazwa, kandi Uwiteka Nyiringabo akwiye gushimwa ndetse ibihe byose. Hanyuma weho udukurikirana buri munsi uko bwije uko bukeye, tuguhaye ikaze. Aha ni ku Rurembo TV, duhaye ikaze umuntu wese mushyashya uje kwiyicano. Iyi cano ni cano duhemburikiramo tunyuzaho ibintu bitandukanye nza kubabwira mu kanya gatoya. Kandi nanone birashoboka ko usanzwe udukurikira umunsi ku munsi, nawe nguhaye ikaze. Ni karibu tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana burya ndabibutsa ko ari ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumutunganya no kumuhanira iby'ibyaha bye, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse rwose nuko agira ijambo ry'Imana mu mutima we. Dawidi we aravuga ngo yazibitse ijambo ry'Imana mu mutima we kugira ngo adacumura ku Mana. Ijambo ry'Imana rero rirarema, ijambo ry'Imana ribeshaho. Niba ushaka kubaho, niba ushaka kurama, ubaha Imana bishingiye mu ijambo ry'Imana. Ubaha Imana ushingiye ku byanditswe byera. Ubaha Imana ushingiye ku mirimo Imana iba yagiye gukorera. Ubaha Imana wumve ko Imana iba iri kumwe nawe ibihe byose. Uburinzi bw'Imana buhoraho ibihe byose. Haleluya! Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma ushima Imana. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma uvuga gukomera kw'Imana. Gukomera kw'Imana biragutse. Gukomera kw'Imana ntibisanzwe. Gukomera kw'Imana ni ibintu bigari. Haleluya! Hanyuma nyemerera nkuko nari maze kubaha ikaze, muhereze umurimo ugomba gukora muri aka kanya. Ibindi turabikomeza ubanje gukora uwo murimo. Naguteguraga kugira ngo uze ubane natwe, kandi nongera kuguha karibu. Hanyuma twebwe kwera yuko dukunda ubufatanye, dukunda kandi gukorera hamwe. Icyo nicyo kituranga ubundi ku Rurembo TV, nicyo kituranga. Ikituranga ni ugukorera hamwe, ni ubumwe, kuba mu bumwe, guhuza umutima ku bintu bitandukanye. Rero ibyo byose niwo muco wacu. Mbese rero reka nguhereze inshingano, reka nguhe karibu. Hanyuma kanda ahantu handitse subscribe, yego, kola like, share, comment yawe irakenewe niba ari ubwa mbere. Hanyuma niba atari ubwa mbere, ndagushimiye cyane. Nawe atari ubwa mbere, nawe za nshingano nawe uzi, komeza urebe video zacu zigize zisoza. Hanyuma ukore like, share, musharinge ahantu mu magurupe atandukanye, musharinge rwose. Imana ibahereze umugisha, kandi Imana y'amahoro ibiteho cyane. Imana y'amahoro ni Imana nziza kandi ni Imana ikomeye. Hanyuma uyu munsi wa none nje kukubwira ikintu kituzanye tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira topic y'uyu munsi. Topic y'uyu munsi ni ugushima. Gushima, dushimira. Yes, ni ugushima tugira dushimira. Turashimira Imana mbere ya byose. Turashima Imana tubinyujije mu ijambo ryayo. Dusanga mu gitabo cya Zaburi. Zaburi niyo tugiye gusangira dushima Imana. Imana hari ibintu byinshi iba yagukoreye bituma ushobora gushima izina ryayo. Nta kintu na kimwe cyatuma
nibura ibuka ikintu kimwe, nibura kimwe, ahantu uherereye, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Afurika, waba uri ahantu hatandukanye ku mpera enye z'isi, ibuka ikintu kimwe nibura, uvuge uti Mana hano warakoze, Mana hano waratabaye, Mana hano wagize neza, Imana yagize neza. Ibuka mu gihe ndi gusomera ijambo ry'Imana, wibuka utekereza imirimo y'Imana ku buzima bwawe, utekereza ineza y'Imana ku buzima bwawe. Zaburi y'ijana. Mwabari mu isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu, mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba. Mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye, natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umurava we uhoraho ibihe byose. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni imbaraga, ijambo ry'Imana ribeshaho, ijambo ry'Imana niho duhurira nayo, duhura n'Imana, tuganira n'Imana binyuze mw'iri jambo ry'Imana. Iri jambo rero ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni imibereho. Ijambo ry'Imana kuwa ryiringiye ritanga imibereho, ritanga akazi, ritanga kubaho. Ijambo ry'Imana ritanga amahoro, ijambo ry'Imana ritanga ubwenge, ritanga ubwenge. Ijambo ry'Imana ntirisanzwe, ijambo ry'Imana ni rigari, Imana nirigikoresha kugira ngo tubashe kugira ute kubaho, tukabaho. Yivuze ngo baho, ubaho, nubwo imbaraga z'umwijima zahaguruka, ariko kubw'ijambo ry'Imana, kubw'ububasha bw'Imana, kubwo gukomera kw'Imana, ijambo ry'Imana riraza rikaduhagararaho. Haleluya. Ijambo ry'Imana warimenye, niho ugera mu kaga, niho ugera mu makuba ugakomera. Iri jambo ry'Imana niryo Meshaki, Saduraka na Abedenego babibutse, baravuga ngo nubwo itadukiza, turakomera ku ijambo, turakomera ku Mana twavuganye nayo, turakomera kubw'ijambo ry'Imana. Rero Imana ibinyujije mu ijambo ryayo tuje kuyishimira. Yesu ashimwe cyane, tuje kuyishimira. Mwabari mwe, kuko ni itegeko ry'Imana gushima Imana, kuko ijambo ry'Imana natubwiye ngo mwabari mu isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu. Yes, umve wa mama we, umve wa mupapa we, umve wa musaza we, umve wa rubyiruko we, ahari ku cyiciro cyose uriho, vugiriza Uwiteka impundu. Ni itegeko ry'Imana, Imana irakutegetse, vugiriza Uwiteka impundu. Urambwira uti ngaba mama nibo bavugiriza Uwiteka impundu, siko bimeze mu muco nyarwanda na? Yes, nibyo koko, niko umuco utubwira. Ariko bari imigisha yose wagabiwe n'Imana, ntusige n'umwe. Bari imigisha yose Imana yaguhaye, bitume ushima Imana. Bari imigisha yose Uwiteka Imana yagiye aguhereza. Ibyo Uwiteka Imana yagiye gukorera ni byinshi, ibyo byose wabyibuka muri aya masaha, bigatuma ushima Imana, bigatuma uhimbaza Imana. Reka mbabwire, turaryama nijoro tugashyirwayo, ntituba tuzi aho turi, kuko rwose ninde usinzira akamenya iyo ari. Bucya mu gitondo ukanguka gusa ubona wumva inyoni zivuga. Ugize amahirwe wenda rimwe na rimwe akanguka rimwe cyangwa kabiri nijoro. Ariko se burya muri ya masaha usinziriye, ujya umenya aho waruri? Mwene data, ujya umenya aho warurira? Subiza, ujya umenya aho waruri? Buriya uretse ubuntu bw'Imana, uretse Imana ibikubundikiriye, uretse Imana iba yagufashije, uretse Imana iba yakurinze, ujya ubimenya? Ujya umenya aho waruri koko? Tubwizanyije ukuri, Imana y'amahoro itugirire neza, kandi Imana y'amahoro ikwiteho, Imana y'amahoro igutabare, Imana y'amahoro ikurengere, Imana y'amahoro iguha umugisha, kandi Imana y'amahoro igufashe. Wibuke ubuntu bw'Imana, wibuke gukomera kw'Imana. Hanyuma nanone murakoze gutega amatwi ijambo ry'Imana, nabibutsaga ko mukwiye gushima Imana. Rero uyu munsi ni iryo jambo nanamutse numva ari indimo, numva nkwiye gushima Imana. Ariko nanone ndareba gushima Imana, burya Imana ikorera mu bantu, si byose? Tumaze amezi ari gusanga hafi 3 tufunguye uyu muyoboro, sibyo? Kandi hari abantu mwatubaye hafi. Ubundi amashimwe nayo Uwiteka Imana arakomeye, ariko n'abantu nanone daboro dukwiye gushima Imana, ariko dukwiye gushima abakoze neza, si byose? Abakoze neza dukwiye kubashimira kabisa rwose.
mwubahwe mu izina rya Yesu, mwubahwe kabisa, mwubahwe. Ndabashimiye pe, ndabashimiye mwebwe mwabanye nanjye ngifunguriye icano bwa mbere. Yego, ndagushimiye weho wakanze subscribe. Yego, ndagushimiye weho wakoze like ukatugereza ko dukunze ibiganiro kwagiye dushyiraho. Ndagushimiye weho wakoze share, usharinga abandi, na comment nawe wakoze comment. Nawe wakoze comment nawe ndagushimiye. Rwose byihariye ndabashimiye mwese ko mudahwema kwifatanya natwe. Imana ibampere umugisha. Imana ibampere umugisha pe, ndaho basabiye mu izina rya Yesu. Kubw'umugisha mbasabiye kandi uwabarwaye mwatuyeho gukira mu izina rya Yesu, afata igitangaza cye. Uwaba afite ibibazo by'uburyo butandukanye, Imana imurebe neza, ikiganza cy'Imana kikugereho. Ndacyashimira. Ndashimira hari abafatanyabikorwa. Hari abafatanyabikorwa badushyigikira umunsi ku munsi. Ndashimira Humura Program TV. Ndayishimiye cyane. Ndayishimiye byihariye. Ndayishimiye rwose. N'abandi bafatanyabikorwa bari ku macana atandukanye, ndabashimiye mwese rwose. Humura Program TV byihariye ndagushimiye. Nshimiye umuyobozi wayo. Umuyobozi wayo ndamushimiye cyane. Ndamushimiye cyane byimazeyo. Ndagushimiye, nta guhema kutuba hafi. Rwose Imana ibahereza umugisha. Hanyuma mfite icyifuzo. Mfite icyifuzo kandi buriya reka mbabwire. Imana igiye gukora ikorera mu bantu. Imana igiye gukora ikorera mu bantu. Ikorera mu bantu. Nkuko Imana yagiye ibakoresha mugakanda subscribe, mugakora like, share, comment, nkuko Imana yagiye ikoresha wose navuze. Imana iracyakeneye kubakoresha. Imana iracyakeneye kubakoresha. Banza usobanukirwe neza. Banza usobanukirwe neza. Reka mbibutse intego yacu. Intego yacu ni iyi. Umbabarire ukurikirane video yose uyisoze. Intego yacu ni ukuvuga ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo tugamije kuvuga. Ubutumwa bwiza bunyuze mu ijambo ry'Imana. Iyo niyo ntego ya mbere. Content ni ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Yego, icyo ni kimwe. Kabiri, nukwigishanya kwiteza imbere. Kuko abakristo duhura na byinshi n'abatari abakristo. Ariko dufite intego n'urugendo rurerure rwo kujya tuzana ibintu bishobora kukungura. Shobora kuza natangiye igikorwa, hari video nashyizeho yo kwigisha muri teori gukora isabune y'amazi liquide. Ariko ubu ngubu ntiyitegura neza, nari nkisuganya neza kuko aba ari urugendo kugira ngo mbahe ibintu bifite qualité. Ariko namwe ndabasaba ko mumba hafi. Ndabasaba ko mumba hafi mu buhe buryo rero? Nukuba wakurikira izi video, hanyuma icyo ukwiye gukora ukagikora. Hanyuma kugira ngo ubutumwa bukomeze gusakara mu isi hose, kugira ngo bugere kuwa bukeneye ugakora share, ugasharinga abandi. Noneho icyo gihe yo twigishije twigisha imishinga itandukanye. Imishinga itandukanye yo kwiteza imbere. Buri imishinga itandukanye kugira ngo yishyire mu bikorwa, tuzagenda tutangirira kugenda tuba, hari abantu bafite amafaranga ko babuze n'icyo bakora, kandi imishinga ihari tuzagenda tubarangira ahantu hari amahirwe. Hari amahirwe ushobora gushyiramo twa dufaranga duke ufite ukabona amafaranga. Yego, iyo niyo ntuze dufite. Gatatu tugira umutwaro, ubundi tugira umutwaro wo kuba twakwigisha ku nyigisho zigendanye n'umuryango, kububatse, ku rubyiruko no ku basore. Umuryango dufite dufite umutwaro w'umuryango. Tuzagenda tuzana inyigisho zitandukanye, wa mugore wabana n'umugabo wawe ute, wa mugabo wabana n'umugore wawe ute, wa mwana we wakwirukwa ute ku babyeyi, mbese buri cyiciro cyose, wavute mu busore, wavute mu bukumi, kandi neza binyuze mu mucyo. Ariko byose bishingiye ku ijambo ry'Imana. Ibyo byose mbabwiye bishamikiye kuri ibi byanditswe. Ibi byanditswe birimo ubutunzi butangaje.
ibi byanditswe niyo mpamvu ugiye kuryumva ijambo ry'Imana kuko riri nk'ubutunzi, Satani aramunyaga akamwima igihe, akanga gutanga igihe cyawe. Tanga igihe cyawe ukurikire ibintu tunyuzaho, bizaba bifite karite, bizaba biri karite, bizaba biri mu ubwenge. Nariko tuzirinda gushyiraho ibintu bitari mu ubwenge, bizaba biri mu ubwenge. Kandi muri bake tuzagana dutumira bazaba bagamije kubahereza ibintu by'ubwenge. Rero ndabisabira ko mutuba hafi. Hanyuma niba waradukurikiye ukabona hari ibitagenda neza dukeneye kunoza, kwandikire commentaire yawe, irakenewe rwose, ndabigusabye, irakenewe commentaire yawe. Hanyuma nanone muri aka kanya wumvisha ino video bwa mbere cyangwa akaba ari gudukurikiye bwa mbere, kanda subscribe, noneho shyira mu bikorwa, kanda subscribe, ni inkunga yawe, kanda like, share, comment. Imana iguhereza umugisha kubwo ubikoze. Ariko nanone hari abantu bagiye bibaza, iyo turi kubasaba ngo mukande subscribe, tuba turi kubasaba kubera iki dusaba, kubera iki aba YouTubers basaba za subscribe, ntawe soza atababwiye ngo mukore subscribe, bituma rero iki rwose bitugaragariza ko mudukurikiye. Kandi nanone ama video yacu twari kwakoze, ubumenyi twari kwatanze mu by'ukuri bugera kure. YouTube bituma ibu promotinga bukagera kure ku bantu benshi, ubutumwa bukagera ku bantu benshi. None urashaka kurya wenyine abandi bashoje, nawe gaburira abandi. Niba tukugaburiye, gaburira n'abandi, ubahe kwiyerasiyo twaguhaye. Si byose niko biba binameze. Kandi iyo bibaye na ngombwa ku bwanyu, turiho ku bwanyu, mwadufasha gutera imbere mukora ibyo nyine tuba tubabwiye, kugira ngo bidufashe natwe, kuko YouTube nayo igira ku buryo ki ishobora gushimira abafatanyabikorwa bayariho twebwe. Siko bimeze se? Hanyuma natwe bikadufasha gukomeza gusakaza, tubinyujije mu izi channel, gusakaza ubutumwa bwiza n'izi nyigisho zitandukanye. Imana ibaho umugisha. Abari bafite impungenge bagiye babimbaza, ndabasobanuriye mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma rero Imana ibahereze iki? Umugisha. Kandi Imana ibiteho, Imana ibiteho cyane, kandi Imana ibanezererwe cyane. Ndabakunda cyane rwose. Tuba dufite amacana atandukanye dukoreraho ubutumwa bwiza, turagana dukomeye kuganira, kandi rwose Imana ibahereza umugisha. Hanyuma kwa bafatanyabikorwa ari kuri Humura Program TV, mwakora subscribe, kwa mwagenda habahe ubutumwa butandukanye. Rwose Imana ibahereze umugisha, Imana ibahereze umugisha rwose. Ndabakunda cyane, ndabanezererwa cyane. Yo mutuba hafi turabanezererwa, garagaza geste zigaragaza ko mudukurikira. Nicyo twabisabiraga, nicyo twabisabiraga tubashimira. Hanyuma reka nsoze mbasengera. Data twese wo mwijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka aricyo kiba. Kandi ndasenze mu izina rya Yesu kubwo abadukurikiraga bahabwa umugisha nawe, abarwayi bakize, bashonje bagaburire, bambaye usubambike, kandi kubw'ineza yawe abafite kwifuzo hazi kwifuza kwawe. Mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen.